abivugana ibyishimo. Oya bambi nta mutima mubi. Nta mutima mubi yarambwiraga ati nshaka kureba uwo musore ukunda nkamubona nkabona n'ahandi. Ariko ubona nta mutima mubi. Ubyasha ntabwo yabimbwiraga mbwira anko wanjye ntabwo akunda kumbwira nabi. Rero nyine urumva ugomba kwitegura ukabyakira mu mutima wawe ko tugomba kuza he cyangwa se ukaza ariko tugomba kukubonana na anko. Ariko witeguye ko nanasohoka ariko nisohoka. Mubwire mukunzi nzamwakira neza ni karibu pe. Ubwo nanjye icyo ngiye gukora ngiye kubwira kamarade tangiye tumwitegure anyuki akunda kunyuki. Anko wanjye nywa amata kandi siza nukuza urumva nayabura koko cyangwa uzamuye bwa bushuru jyuma. Oya nje ntabwo mbiza akunda iki. Akunda amata ntabwo twayabura. Nzamwakira neza cyane kandi nzi neza ko azataha yishimye. Ese ko numva nibaza none ko wanjye niba ari uzakira neza gutyo mama wanjye suko. Mama wawe byasaba kumwitegura nk'icyumweru cyose. Ni iki kintu utekereje? Uri hani tujya mu rugo. Nta kuntu wazashakira nka mama wanjye impano. Bakunzi b'inzira musanda bashuje mu ireri hose mwaje kubona ko noneho angahe ibintu bigiye kuba byajyangomeje kubona ko angaha nyirasenge wa Anita agiye kuba yaza gusura Emile. Ese noneho bigiye kuba byinye gutwe twamaje kubona ko ari nyantambara ndetse na Fabiola bamutumye tuzagenda urebe uwo muhungu ukundana na Anita umenye n'uware we ubasha no kuba wamutirwa gusa tubonye kwanga ubita Anita bibwiye Emile gusa Emile akishima. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite noneho kangahe ibintu bigiye kuba byajya noneho kangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura muri no filme inzira y'umusanda kuko ndabizi ko ari bishimwe mufite amatsiko kandi ari bishimwe mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa mugiye kumubona ko noneho angaha ibyo mwawe mutegereje ibyo mwamaze igihe kikire mwifuza mugiye gutangira kuba mbere yuko dukomeza gira ijambo rimwe ubwira Isimbi. Ese nawe uri kumva Isimbi akwiye kuba yatanga umwana we nawe ushobora kujya muri comment ukagira ijambo rimwe umubwira kuko muri kubona kwanga ubita Isimbi yabuze amahitamo kandi Isimbi abuze icyakura dore kanga mubonye ko nyina ntambara mubwiye ati ugomba kuba watanga umwana ku itegeko ryacu kuko turi ababyeyi bawe ntabwo ugomba kudutegeka icyo tugomba gukora ahubwo ugomba kuba watanga uwo mwana uko byagenda kose nabi cyangwa neza ugomba kuba wamutanga. Ese nawe uri kumva Isimbi akwiye kuba yatanga umwana wakamuha kwa Cyusa nawe ushobora kujya muri comment ukagira inama ugira Isimbi. Ese uri kumva ibintu nyina ntambara ndetse na Rugemwa bari kumusaba mubwira ati utange uwo mwana umuhe kwa Cyusa kugira ngo azajye kubaho neza. Uri kumva bikwiye yuko Isimbi yarekuza umwana we Isimbi. Murabizi ukuntu Isimbi yaciye mu mvune nyinshi, murabizi ibintu Isimbi yaciye, murabizi ukuntu Isimbi yahunze iwabo akajya kubaho ahantu habi cyane akajya kubaho naba kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Murabizi ukuntu byagenze kugira ngo agende. Urumva rero ahangaha kugira ngo arekuze umwana we ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ibintu kubikora byamugora cyane. Ese nawe uri kumva ari inama wamugira kugira ngo abashe kuba yakwikura muri iki kibazo, abashe kuba yakwikura muri iri huriro rimo dore ko twamaje kubona yuko ahangaha ubita Rugemwa yamubwiye ati ni ku itegeko ryacu ugomba kubikora wabikunda cyangwa wabyanga ugomba kuba wabikora kuko turagutegeka ntabwo dutegeka. Ese none bigiye kuba byagenda bite dore ko mwamajije kubona ko ahangaha ibintu bigiye kuba byajya kandi mwamajije kubona ko ino film yacu ibintu byamajije kuba byahindura isura muri kubona yuko none ahangaha navuga ko ibyo benshi mwifuza byo benshi mufite amatsiko mugiye gutangira kubona kandi mugiye kubona ko ino film yacu igiye kuba yagira aho iryoshye cyane dore ko twamajije kubona yuko ahangaha ubita Emile agiye kuba yajya kwa Nyantambara, agiye kuba yajya kwa Anita, agiye kuba yajya kureba mama Anita. Ese bizagenda bita umunsi uyu bita Emile yageze ku muryango kwa Rugemwa akabona yuko hagiye ari kwa Rugemwa akabona yuko ahantu Anita ari kumujyana ari kwa Rugemwa kubanza bakomeye cyane. Murabizi ibintu bita Emile yakoreye Nyantambara, murabizi ugwango Nyantambara afite Emile ndetse na kamarade. Urabizi ukuntu ubita Nyantambara ahorana umujinya n'uburakara avuga ati umunsi nafatishije Emile ndetse na kamarade nzabereka nzabica bereka. Ese none bizagenda bita umunsi ubita Nyantambara abonye yuko Anita yakunze umwanzi w'ubukomeye cyane kandi yakunze Emile. Ese uri kumva Anita namara kumenya ukuri kose, Anita namara kumenya yuko ari Emile wakubise mama akamugira kuri akamenya yuko ari Emile wajanjaguye akaguru ka mama we. Urumva anga Anita azagomba gukunda Emile cyangwa Anita azatabona yuko Emile ari umugome ahita ajya kwikundira uriya mu desperate ajya kwikundira are. Nawe ndabizi ko ari cyo kintu usigaye baza kandi nawe ari cyo kintu ufite amatsiko menshi kandi nawe ari cyo kintu uvuga ati ese none uyu bizagenda gute. Nawe nicyo kintu ukomeza kugenda yibazaho cyane uvuga ati ese none uyu bita Emile bizagenda bite. Emile azemera kuba
azasobanura gute, Anita azamusobanura gute yuko yavuniye mama akagura, azabisobanura gute, azabivuga mu buhe buryo, ese bizagenda bita umunsi noneho Emile we yageze kwa Nyirantambara akabona yuko n'umukobwa yakunze cyane, n'umukobwa aba yumva yuko adahari yapfa, n'umukobwa yihebeye, akamenya yuko ari umukobwa wa Nyirantambara, kandi mubizi neza yuko Emile ndetse n'umuryango wo kwa Nyirantambara badahuza kandi bangana urunuka, ku buryo inshuro nyinshi mwabonye yuko hanga Nyirantambara ndetse na Rugema bapangaga ibipangu byinshi wo kuba bakwica Emile ndetse na kamarade. Noneho ahangana avuga ko ibintu bigiye kuba byajya, none avuga ko ahangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura muri ino filime Inzira y'Umusaka, kandi ibyo bishimiye iteze, ibyo bishimiye mufite amatsiko, mugiye gutangira kubona kandi mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagera aho iryoshye cyane, dore ko navuga ko ahangaha ari bishimiye mukomeje kugenda mwerekana amatsiko menshi, kandi ari bishimiye mukomeje kugenda mwerekana yuko ino filime muyikunda cyane, kandi mwiteze kuba mwareba umunsi Emile yageze kwa Nyirantambara, mwiteze kuba mwareba umunsi Anita yabwiye Emile ati tugende njye kukwereka mama wanjye, tugende njye kukwereka mu rugo, Emile yagera agasanga ni kwa Nyirantambara, Emile yagera agasanga ni kwa Rugemwa. Noneho ahangaha hagiye kuba hatumuka ivumbi, noneho hagiye kuba habera ibintu bidasanzwe, noneho ibintu bigiye kuba byaba n'agahomamunwa. Noneho ahangaha navuga yuko uwo bita Emile agiye gutajya mu gahinda gakomeye cyane, Emile agiye kuba yakwiba, Emile ibyo bigiye kuba byatangira kuba ugaragara yuko ahangaha Emile agiye kuba yagira agahinda gakomeye cyane, amara kubona yuko yakunze umukobwa wa Nyirantambara, kandi mwabonye ko ahangaha Emile kugira ngo yikuremo uno mukobwa ari ibintu bigoye cyane. Murabizi ngo ahangaha Emile agikunda uno mukobwa, andi turabizi ibintu byose yagiye aca, murabizi ukuntu yagiye ahangayika abona uno mukobwa atamwitaho, murabizi ukuntu byamuhangayikishije. Urumva rero namara kumenya ko ari umukobwa wa Nyirantambara, azahita abona yuko urukundo rwabo rutagishobotse, azahita abona yuko urukundo rwe na Anita rudashoboka. Ese we nihe inama wagira Anita, nihe inama wagira Emile? Nawe ushobora kujya muri comment ukagira inama ugira Anita cyangwa Emile, kugira ngo ahangaha ibintu bikomeze kuba byagenda neza, kandi ahangaha ibintu bikomeze kuba byakomeza kuba byagenda nk'uko benshi muri kubyifuza. Ese uri kubona ahangaha Emile namara kubona yuko ari kwa Nyirantambara, urumva yakora iki? Urumva azasobanura gute Anita? Urumva ari iki yabwira Anita? Urumva bikwiye yuko Emile yajya kureba iwabo Anita, dore ko navuga ko Emile nawe atazi yuko uno mukobwa ari uwa Nyirantambara, atazi yuko uno mukobwa yakunze ari uwa Nyirantambara. Ese none bigiye kuba byagenda bite? Twamaze kubona ko Fabiola ndetse na Nyirantambara bamaze kohereza musaza bamubwira ati uzajye kureba umukobwa, uzajye kureba umuhungu Anita yakunze, uzajye kuturebera umuhungu, nurangiza umutera ubwoba. Gusa turabizi neza yuko uwo bashaka gutera ubwoba, turabizi neza yuko ntabwo bagira, turabizi neza yuko nta kintu cy'ubwoba, nta nyama y'ubwoba bagira. Murabizi yuko ahangaho bita Emile nta kintu cy'ubwoba agira, murabizi yuko Emile ibintu by'ubwoba ntago ajya bigira. Ese none bizagenda bite? Kanga twamaze kubona ko nga ibintu bigiye kuba byajya, kandi twamaze kubona ko anga uwo bita bagize ndetse n'icyo bakomeje kubaza bavuga ati se noneho tuzakora iki, tuzabigenza gute kugira ngo uriya mukobwa ngo ni Isimba abashe kuba yampa umwana wanjye mujyane muri Amerika, kubera ko mwamaje kubona ko ahangaha kwa Nyirantambara nta keza kawo, mwamaje kubona ko bita Fabiola ashaka kuba yakwivugana umwana wa Isimbi. Ese bizarangira gute? Ese noneho ahangaha Isimba ari bwaze kuba yafata uhe mwazo, dore ko twamaje kubona ko ahangaha ubita Cyusa ahangayitse cyane, kandi Cyusa afite agahinda avuga ati se noneho bizagenda gute? Isimba azemera kuba yampa umwana wanjye? Ubonye ko yakomeje kugenda agirisha inama Iribagiza ndetse na papa we. Ese noneho urumva ari iki cyakugura, urumva ari iki gikwiye kuba cyakorwa kugira ngo Anita Isimba abashe kuba yarikuza umwana we? Urumva ari iki gikwiye kuba cyakorwa, dore ko muri kubona ko noneho ahangaha ahantu filime yacu iri kugenda igera, noneho iri kugenda igeraho iryoshye cyane, ariko twavuga yuko nubwo ahangaha navuga yuko Isimba akomeje kwihagarara, nubwo navuga yuko Isimba atashaka kuba yatanga umwana we, navuga yuko n'uwo bita Fabiola nawe yamaze kuba yapanga imipango mibi cyane, yamaze kuba yapanga imigambi mibisho yo kuba yakwivugana umwana wa Isimba, kugira ngo abonye imigambi uwo bita Fabiola amajije kuba yapanga, muragira mwonye ko Fabiola yamajije kuba yatanga amafaranga menshi cyane kugira ngo bazabashe kuba bakwica umwana wa Isimba, kugira ngo anga Fabiola ikintu agamije no kugira ngo babashe kuba bakwihorera, abashe kuba yakwihorera kuri Cyusa. Murabizi ibintu Cyusa yakoreye Fabiola, murabizi ukuntu Cyusa yafashe Fabiola akagenda akamufungira, nangiza akamukorera iyicaruboza, akamukubita, akamugira nabi cyane. Rero ahanga navuga yuko ahanga uyu Fabiola nawe ashaka kuba yakwihorera ku mwana wa Isimba, ashaka kuba yakwihorera ku mwana wa Cyusa. Ese bizagenda bite? No mwicanyi bahaye amafaranga azabasha kuba yashyira mu bikorwa ibyo Fabiola yamusabye? Noneho ko navuga ko ahangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura, kandi mugiye kuba mwaneye ko ahangaha ibintu bigiye kuba byajya cyane, yuko ahangaha navuga ko ubita Isimba namara kubona abuze umwana, namara kubona umwana washimuswa, azahita avuga ati ni kwa Cyusa wabikoze, ni Cyusa ubikoze. Cyane yuko navuga ko ahangaha muri ino minsi mwamashe kubona ko Cyusa ndetse n'umuryango we wose wakomeje gushishikariza Isimba, umubwira ati duhe umwana wawe tumugenezana, umwana wawe tujye kumuba twamujyana muri Amerika kugira ngo abashe kuba yagira umutekano. Gusa navuga ko ahangaha Isimba nawe
yakomeje kugenda byanga kandi isimbi yakomeje kugenda anangira umutima. Urumva ariko anga isimbi namara kubura umwana w'isimbi, namara kubona umwana we yabuze, azahita atangira gutekereza yuko ari cyusa wamutwengera. Mwabonye ko na bwa mbere ubita Fabiola akora ubugambanyi bukomeye cyane, igihe mwabonye ko Fabiola akimara kugambanira umwana wa isimbi akaba bashaka kuba bamwacengira, ngo abonye ko anga ubita isimbi yatangiye kugenda avuga ati ni cyusa bikoze, agenda yashinja cyusa amakosa amubwira ati niwe wantwariye umwana we wanjyaniye umwana, ashaka ko umpa umwana wanjye. Rero ahanga mugiye kuba mwana ko ibintu bigiye kuba byagiye, kandi mugiye kuba mwana ko ibintu bigiye kuba byendusa cyane. Kwanga uwo bita isimbi nawe agiye guhita akora akantu gakomeye cyane, agiye kuba yakora akantu gagiye gutungura bishi, kandi bizi yuko nawe ugiye kuba watungurwa cyane. Kwanga isimbi agiye kubona yuko kuba yarekuza umwana we bidakunda, agiye kubona yabona yuko umwana we kugira ngo amufate amwohereze bamujyane muri Amerika, abone ko bidashoboka, atangire ashake ukahonga. Murabizi ko bwa mbere byose yapanga ibyo Fabiola yapanga kuba yagira nabi kara kaziranenge ka isimbi, kara kana ka isimbi, ibyo yapanga byose kukagira nabi byose Imana izakinga akaboko kandi izakarinda. Ese bizagenda tumunsanga isimbi noneho yamenye yuko Fabiola yayishatse kongera kwica umwana we, bizagira bite? Dore ko twamaje kubona yuko ahangaha kwa mama Cyusa batangiye kubwira isimbi ati duha umwana we tumujyane, duha umwana wawe tumujyane muri Amerika kugira ngo akomeze kugira umutekano. Navuga yuko noneho umunsi noneho Fabiola yashimuse umwana wa isimbi, ahangaha isimbi azahita atekereza yuko ari kwa Cyusa babikoze, ko ari kwa Cyusa batwaye umwana we kugira ngo mujyane muri Amerika. Ese urumva noneho ahangaha ho bizagenda gute? Urumva ahangaha isimbi azagerageza kwihanganira umuryango wo kwa Cyusa, kuko azahita akeka yuko ari Cyusa washatse kuba yajyana umwana we, cyane yuko navuga yuko muri no minsi ngo bita Cyusa ndetse na mama Cyusa, umuryango wose wo kwa Cyusa uri gushaka kugira ngo wake umwana isimbi nawangiza umujyane muri Amerika. Gusa kamaje kubona ko hanga bita isimbi nawe yamaje kuba yabyanga isimbi, yanze kuba yatanga umwana we isimbi, yanze kuba yarekuza umwana yenga muhe kwa Cyusa ngo baramujyane muri Amerika. Ese bizagenda bite noneho kanga ahanga? Navuga ko ibintu bigiye kuba byajya ko navuga ko hanga ibintu bigiye kuba byendutse, dore ko twamaje kubona ko hanga uwo bita Rugemwa nawe afite umupango ukomeye cyane. Uwo bita Rugemwa nawe ashaka kuba yagerageza kuba yamenya umuhungu uwo bita Anita yakunze cyane, ngo twamaje kubona ko umuhungu w'umudesipora ngo ni Ari yamaje kuha amafaranga menshi Rugemwa yamuhaye amamiliyoni menshi, amubwira ati icyo uzansaba cyose nzagikora, ariko Anita mutsindira, Anita mubone. Dore ko twamaje kubona ko umuhungu ni Ari yamaje gukubita $5 by'idolari Rugemwa amubwira ati aya mafaranga uhaye 5 ni nayo kugira ngo wifashe utsinde urubanza ugiye kubajya muragira ngo umanze kurutsinda, ubundi ibindi tubipange nyuma. Ese noneho bizagenda bite noneho ko navuga ko mu rugiye kwaka, ko noneho navuga ko ibintu bigiye kuba byajya, kandi ibyo bishimo ufite amatsiko, kandi ibyo bishimo kumeje kugenda mwibaza ko ino filime byose bugiye kuba mwabona ko noneho bigiye kuba byagaragara, kandi ibyo Rugemwa yahishe imyaka myinshi, ibyo Rugemwa ndashaka ko yuko bimenyekana, bigiye kuba byajya ku karubanda cyane yuko twamaje kubona ko ahangaha uwo wita mama Iribagiza nawe afite agahinda kenshi. Mama Iribagiza afite umujinya ndetse n'agahinda kenshi, avuga ati uko byagenda kose ngomba kuba nakwihorera kuri Rugemwa agomba kuba yabyishyura ibyo yakoze byose, kuba yaranteye inda kandi yaranyiciye n'umugabo. Ibyo ni ibintu bintera agahinda gakomeye cyane, ku buryo mbonye n'uriya mwana twabyaranye mbona ari Rugemwa, mbona ari amaraso ya Rugemwa ariko ari kumutemberamo. Ese bizagenda bite noneho kanga mama Iribagiza nawe yamaje kuba yasaba umuhungu we Rurangira amubwira ati ndagira ngo uzajye kwihora kuri Rugemwa, kandi ndagira ngo nimba uri umupolisi uzamfungire Rugemwa. Ese ibi ngibi musaza wa Iribagiza ashaka kuba yakora byo kuba yajya kwihora kuri Rugemwa ubundi akamufunga, biraza kuba byakunda noneho ko navuga yuko ahangaha ibintu bigiye kuba byajya noneho ko navuga yuko umuru ugiye kuba wakaka muri ino filime inzira y'umusarano, uko navuga yuko Ruweta Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byarangira, ko navuga yuko Rugemwa kamawe, ko navuga yuko musaza wa Iribagiza nta mikino, kandi musaza wa Iribagiza agiye kuba yaza kwa Rugemwa yarakaye, kandi agiye kuza kwa Rugemwa nta bintu by'imikino, agiye kuza kwa Rugemwa kuba yakwihora noneho ko navuga yuko ahangaha ibintu bigiye kuba byaryoha, kandi no filime yacu igiye kuba yagana ku musozo. Dore ko ari benshi mufite amatsiko, kandi ari benshi mukomeje kugenda mwibaza muvuga ati noneho bizagenda gute, no filime yacu izarangira gute? Ariko ndagira nkubwiye ko noneho ahangaha igiye kugera noneho igiye kuba yagana ku musozo, kandi navuga ko isigaje episode nkeya cyane ngirangire, kuko ahangaha ndabizi yuko benshi muri kugenda mubona, kandi muri kugenda mubona yuko no filime yacu iri kugenda igana ku musozo, ko cyane ko ahangaha twamaje kubona yuko ahangaho bita Emile nawe yamaje kuba yagira ibyishimo bidasanzwe. Emile nawe yamaje kwishima, kandi Emile yatangiye gutegura ukaza azitwara nagera kwa mama